Reka mbabwire ikintu nubwo kitabareba ariko kimbayeho. Nari nambaye ipantaro. Oya, ahubwo nasanze nibagiwe kwisiga amaguru. Aho mugiye kuyareba. Okay, ndikumva ndi mu mwuka wo kugira inama abasore muri aya masaha. Abasore namwe mugiye muba concentrated. Nkuko uvuga nyine mujye muba nyine mube concentrate ku kintu mugiye gukora. Umukobwa araguhamagaye arakubwiye ngo ndi muri gare ngiye kunyagirirwamo nyohereza 2,000 ntanyagirwa. Message ukayibona hashize icyumweru ukayohereza. Uri kumva akiri muri gare. Icya kabiri, niba utereta umu ex w'inshuti yawe. Yego. Akenshi usanga umuhungu utereta umukobwa watereswe n'inshuti ye bakunda kuba bazirana n'iyo nshuti ye ngo yabanje gutereta sheri we. Ntimugashwane, mwagakuye ahubwo gufatana nk'abavandimwe kuko nubwo mutavuye mu ndimwe ariko mwonse rimwe. Ni nk'abantu bo mu gasobanuye, buriya mu gasobanuye naho ibintu biraducanga. Rocky na Junior Giti ni inkingi za mwamba mu gasobanuye cyane. Rero biba bisaba ngo niba babivuganaho, niba bakorana gute, ariko bamenye ukuntu filime zabo zisohoka kuko ziba zitegerejwe n'abantu benshi. Hari igihe rero ujya kubona ukabona basohorera imwe, ukabura iyo ureba ukabura n'iyo ureka. Reka twiyama abantu biyahura. Kadufata umwanya twiyama abantu biyahura baraduhemukiye. Okay, nimuvuge ko singiye kuvuga ko hano barimo, ariko muri regira ndabizi ntiyaburamo nk'abangahe. Abantu mwiyahura, gerageza wiyahura ariko upfurupfuru uragirira abantu akamaro. Abasigaye ntusigare uri kubagora kandi wiyahuye. Niba ugiye kwiyahura, byibura nk'umuntu ugenda akiyahurira muri Nyabarongo, ushobora kubona umurambo ukiri wose mukawushingura, cyangwa kubw'amahirwe wenda ingona ikamurya. Umuntu wiyahurira kwa Makuza ashobora kugwa mu bantu bari bafite za YouTube zanze kuzamuka bakabona content. Uyu muntu wa gatatu ejo ndi nabonye muri South Africa hari umuntu wiyahurishije gaze iraguturitsa ikagucagaguramo ibice. Ibaze rero uriyahuye, namwe mujye mushyira mu gaciro. Uriyahuye urwagashya muri saro, igifu mu baturanyi, ibaze uri kwiyogereza ibyo mukajya kubona impyiko iguye mu byo wamaze koza. Noneho mu kwiyahura harimo n'ibice by'umubiri byabura burundu. Uragiye ibaze nk'umukobwa kwe. Umukobwa aragiye ariyahuye, gazi iraguturikanye. Ubu se urumva ibere riguye ku musore w'umuturanyi ntaryo yabasubiza. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85. Zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje
kuri televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.